Okay. Nk'ibisanzwe nitwa Claude, iyi ni twidagadure show. Ngewe nkuzaniye amakuru rero y'imyidagaduro, amakuru yo kwidagadura muri rusange, twidagadure nk'uko izina rya chaîne yacu kuri YouTube yitwa Twidagadure TV show. Ni Claude rero, wowe ugeze hano bwa mbere kanda subscribe, nawe tubane umunsi ku munsi, wibuke gukora like, share na comment, undi tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Clapton Kibongi cyangwa se Kibonke yahishuye rero abahanzi batatu yifuza ko bazacuranga ku kiriyo cye. Wakwibaza uyu mugabo umenyerewe muri comedy, noneho comedy yakinnye kuba yashyize hanze urutonde rw'indirimbo bamucurangira, ndetse n'abahanzi bamuririmbira. Ese Kivumbi yamuririmbira hip hop ku kiriyo cye? Reka dukomeze mbagezeho rero inkuru irambuye. Mwebwe mwamaze gukanda subscribe, like, share na comment, ubundi muntege amatwi, muntize amatwi akanya gatoya. Nyuma yo kwitabira rero igitaramo cya Jose Chameleone, akaryoherwa Kibonke wamenyekanye rero nka Clapton Kibonke ariwe Mugisha Emmanuel, ayo niyo mazina ye nyakuri. Uyu musore baryohewe n'igitaramo bikomeye nk'uko yabigaragaje ku mbuga nkoranyambaga. Clapton Kibonke yahishuye rero abahanzi batatu yifuza ko bazamucurangira ku kiriyo cye. Ibi rero yabigarutseho muri bumwe mu butumwa yageneye abakunzi bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga, avuga ko mu gihe yaba yapfuye bazamucurangira rero indirimbo za Jose Chameleone, Kivumbi Kingi na Prosper Nkomezi. Urumva abahanzi yifuza ko bamucurangira. Kivumbi Kingi wo muzi cyane mu ndirimbo nka indirimbo zitandukanye, Maso y'inyana, ni nyinshi cyane sinazivamo. Ira yitwa Wait, sinzi niba waba uyibuka. Jose Chameleone niba bamuririmbira Mama Roda, niba bamuririmbira Tubonge simbizi, ariko icyo nzi cyo Chameleone indirimbo ze ni nk'izo mu kabari, ni indirimbo zishyushye zaryoshye ibitaramo, ariko sinzi niba ku kiriyo kabisa zaba ari nziza. Gusa wenda Prosper Nkomezi yaririmba byo ndabyemera. Gusa n'ubundi nabamubuza uburenganzira bwe nk'uko yabyifuje. Wenda famiye ye naramuka yitabye Imana, nubwo tutamwifurije, bazamugezeho icyifuzo cye, bamusubize, bamuzanira aba bahanzi bamuririmbire, ndetse banashyushye abasigaye mu rugo, mbese abari ku kiriyo cye abakitabiriye. Ubutumwa rero bugaragaza abahanzi batatu uyu munyarwenya uri mu bagezweho mu Rwanda akunda kurusha abandi. Abo ngabo nibo bahanzi rero akunda kurusha abandi, aho bamwe usanga ngo bakunda Diamond, abandi bagakunda abanyamerika ba Chris Brown, ba 50 Cent, ariko we yagaragaje urutonde: Kivumbi Kingi, Prosper Nkomezi na Chameleone. Urumva ko aribo yifuza ko bazamuririmbira aramutse yitabye Imana. Abaroni bakunda cyane kurusha abandi ku rwego rw'uko kubwe asanga n'umunsi azaba yapfuye cyangwa se atagihumeka umwuka w'abazima, arizo ndirimbo cyangwa ari nazo zikwiye cyangwa se bakwiye kumucurangira. Ndavuga za ndirimbo z'abo bahanzi uko ari batatu. Bakwiriyeho gucuranga hizihizwa ubuzima bwe, bakwiriye gucuranga rero bizihiza ubuzima bwe. Uwo ni Clapton Kibonge. Clapton Kibonge kandi ni umwe mu byamamare byari byitabiriye rero igitaramo cya Jose Chameleone, ariko by'umwihariko akagaragaza ibyishimo bidasanzwe byo kwibonera uyu muhanzi asusurutsa rero abakunzi be mu gitaramo cyabaye mu ijoro ryo kuwa 25 Gicurasi 2025. Uretse Kibonke, Clapton rero iki gitaramo cyitabiriwe n'ibyamamare binyuranye birimo Teta Diana, muramuzi, ni umuhanzi nyarwanda. Masamba Intore, uwo nawe muramuzi, ni umupapa rwose w'umusitare cyane kuva mu myaka yatambutse. Uwitwa David Bayingana, ndakeka ari umunyamakuru, muramuzi cyane. Ken Soul Spectacular nawe ni umuhanzi w'icyamamare mu Rwanda. Rocky Kimomo we muramuzi, yamamaye nk'umusobanuzi wa filime zigiye zitandukanye ndetse ugezweho ukunzwe cyane. Platini, Neri Ngabo, Ishimwe Clement, Christopher n'abandi benshi bagiye batandukanye. Uretse Jose Chameleone basusurukije rero abitabiriye igitaramo, cyanagaragayemo umuhanzi
hitmaker umuhanzi ukomeye cyane wabiciye bigacika hano mu Rwanda witwa Rafiki cyangwa se mwite Coga Style. Rafiki Coga Style nawe rero yarari muri iki gitaramo yasusurukije abantu karahava, ndetse na murumuna wa Chameleone ariwe witwa Wizo waruherekejwe rero n'umugore we Teta Sandra. Teta Sandra mbibutse ko nawe ari umunyarwandakazi, akaba ari umugore wa Wizo umwe wahoze muri rya tsinda ryitwa Good Life ubwo bitwaga Radio na Wizo, gusa Radio yitavye Imana ikomeze imuhe iruhuko ridashira. Ngiye umvaga nitwa Claude, kandi subscribe wowe ugeze hano bwa mbere, namwe tubane umunsi ku munsi, like, share na comment. Ndabashimiye.